Ese ni hano twahageze? Ni hano siri aho kukamanza nakinga bose tugenda sibyo. Rero papa nubwo urukumbo na hano nje mfite ikibazo kigenda ute mwana wa inga zose urazimaze sinaziciye se imirimo urayimaze none sizara bitabe ingazo niko ngurishije cyo bundi mwakira cyumweru none zuri kuvuga ngo umurimo wose ndawumaze ariko pa iyo kureba uri umuntu w'umubyeyi ufite abasore babiri mu nzu ubutari wa nanje ndo wambaye kuranda rukumba ndago wamba ahandu hataje inzu nawe se dora kandi wambaye sindi kona noneho bagiye no gutera imbibi mbona umva ndanaho nzigaranye sindi no gusohoka ndikurira ngo nyongora none nawe waruranyongora wahariye inga wazigurishije niko muko hajya wigize indaya yo muri uyu mudugudu nukwiri gutwara abagabo babandi washanuwe niko buri usiga utuma umugabo wanjye atakingurana n'amavuta yo kwisiga ariko mwabaye mutera ariko indazi ikigiye mwabaye mute ariko abagore b'ikigiye uzi kuko nta n'ubwenga mukigira umugabo wawe bari kumutwara suri kubona yuko ko ndinda mu mudugudu baramutwara yabaye imodoka abari moto yo kugandaho narindi kugira ngo ngunyongerere kwa turadute bambaye mbona ko ndamena n'ibyatsi ndaho nakongera mwana wa ndaho nakongera naguhaye naho none se yambaye naho ziramita bonyongera udutabo tubiri none ngaje ndabona ngavuga iko muko uri kurinda wavuga ubusa ntabwo ejo bundi bambwiye ko mwasohokanye ndaya gusa mwakarabye mukisiga mugakundwa n'abasore mukareka kudutwarira abagabura izuba ryabakiye ntabwo ejo bundi bampaye amakuru ko mwajanye i Kigali ntabwo za Musanze zose mwirirwa mutembera nta n'isoni twarasohokanye urana umugabo wawe se yuko uko nasohokana mu mugabo Musanze sinanamurenza ahangaha muri mwakano gace ko muri bambone urasi n'umugabo ntabwo uzabagabo bari beza babandi beza uragenda akakugurira inkoko nziza nta n'isoni waranzuzuguye uturuka nabwo ikibanza ari inzoga wambaye nayo mu kajegeri ariko pa niba wanze byihorere yaba atabonye amafaranga yo kukugurira amavuta akabona amafaranga yo kunsohokana ngo ngiye ku gifi igisanyi koko ubwo si Musanze yahagezwa nande urawamunyuza yego muko niko umugabo wanje amaze kukuyanza amasango yaje yarashize kubera n'ikindi ndakundiraga iki nubwo bugufi bwawe wagira karesha ahubwo wowe yakanze kukutacisiga ngo wifata n'amazi nagukunda agukundire ka ahubwo mwanzu nyumva uje gushaka abasore nta n'isoni ukuntu kamaze kuja muragira abagabo badashobora mujagira uramuzirikanye uramuzirikanye n'amazi kubera ariko ibyo nabyo birasuzugura ababyeyi babo none burangiza ngo tubeze ikibanza kigenda murute pa komera cyane umuhungu wa urakomeye se ese pa we ndi kumva mva ngo yamirimo nko kuyigurisha uragenda ugurisha rutete akora tete rero n'umuntu wayimbaye mwanya wanje rero mvara papa urabona vanga ngo mwanya wawe uri kunywa uri kugenda ukaja kunywera inzoga ukavuga ati ngo ndenda kugarama mu nzu abo baruzo ngo bari bari kugiki uzenze ndi kugiki njewe murashoboye tamuje muraja kwehahera amafaranga y'umugabo wanje ikibona amavuta yo kwisiga ko yari bwakazimbi ubwo gucera yaramaze dore nta n'isoni akamara katacisiga kakagira umugabo utaca ahubwo siko ndi kubona yaza kukurusha amafaranga ngarayatwaraga n'ubundi ntazagukenera tiwisiga amavuta ntiyagufata nta n'ico kimaze azaje araje mu bafite akamaro bire rero mwana wanje bira narabiciye namwe muzaca ibyanyu Nusino kuvuga ngo warabiciye ntabwo uri data kuba ko data yaraguhaye nanje ko kuri data imba rare narabahaye sha waduhaye ikise jambaye kwahaye ura mukuru wanje nimba nawe yabanye nawe kubakikira umva kankureke uzakubitwa n'abandi batari ngiye mugo yemuko uzakubitwa n'abandi mubyeyi we igendere numva ntari bungire umva kari akagore man
njye ibintu ko ari kwibwira ni uko akagiye mbagakubise kakabibona nta n'isoni abagabo baba badashobotse baje barabazirika sindi waje kudukiza biganza abasore baragwira waje kudukiza biganza atari wanagandukira n'undi munsi n'undi nagukaraga nk'umusore umva karakagore ntabwo ndi uriya mudamu abana banje bashaka ngo bange imirimo zanjye zose ka ayo menyo niyo mpamvu bagukubita bakayakuramo niyo mpamvu nawe udashobotse niyo mpamvu nta mukobwa uzagusanga gusa imana yanje uriya mubyeyi yararenganye uwo mubyeyi iba yarari hano kera umva nuko kandi ko mbageze uko mukijije umusore uzagusanga kandi nawe niyo mpamvu witara mu bintu by'abandi bamenye bakayarandura niyo mpamvu ruswa niko nawe wagana igitega cy'ingagana y'inga zishokera iki ni igipangu mfungura abantu bakinjira naho ruhana umuriro gwawe ibyo bagamije ko ari ukungura mu mwuka hari ibindi byo bashaka mana sijya nabonye abagabo b'iki gihe ariko mana nararushe pe si ubundi ko ndiko nako ntiyari mana ndamutura umujinya kanze gamana yingo ndaruha ayiga mana yewe kanicara hamutegerereza aha turahangana pe mana we inshakira muruwo ntibaza amoko koko ariko mana we nararushe mbega komera amasho mushobora none si ineza iri kukamwa neza biri kamwe neza ya mabere si yarakize Niriwe madamu. niriwe iki ntuvuye muri babagore bawe none mbabarire Kandi si mukunzi. barankubise Bahe bagore bandi. barankubise arancahari mbabarire ntongere kugita umugore wawe byarangiye abagore bawe nababonye Ngaho simbwira ngaho ndangirira numva. Bababonye he? yakiriye mu soko yakiriye mu soko none data yarayigurishije ako kiraga isaza naco gisigaye kiraga iruda runini icyo ngomagana urushana wa murimo nazakazo umva nazanye kabucura kampaguruke mbikubwire ntabwo mpana umugore nirandaya ntabwo yari nyiciye mu nzira Umugore wanje se. umugore wawe Uhuye ntabwo yari nyiciye mu nzira umva. Uhuye nawe arakubwira ngo ndi umugabo we. babarire umva kugira ngo wakire kasha wenda kuzi ikosi umuntu bamaze kunani nyine ngo wakire usone ngo wakire ikosi Ariko nakumira akagasuzuguro kabaho. Nukuri kw'Imana arakubwiye ngo njewe. Ngo ndi umugabo we. ariko sima reka nkubwire turahuye arambwira ngo nguje umusohokana hehe za Kigali hose wari wanjyana na hariya hepfo muri Mahoko Ariko reka nze ngubwire mugore wanje ngunda. Aka kanya unguyeho icizere njewe wahangaraga kuza iwanyu nakubura ngasubirana y'agahinda. none ibyo byose wankoreraga kubera icyo wabirenze ukaja kunca inyuma mu bandi bakobwa Ngiyemeza ngarekura ishashi nziza kubera ko nagukundaga. Ikabiri kuzuza ibisabo by'umuryango wacu bakanezererwa. Aka kanya unguyeho icizere. komera viye komera mwana we komera urakomeye se amashoso amashongoro ariko pa ibintu wigize nibi ndibike mwana wa kubambwe gura muri mena gushaka kugureka kugurisha gura muri tagushaka kureka kugurisha nakaza gurishije oyitonde mwibazize njewe uriya mukobwa yaranyiciye hariya nukuri kw'Imana muri ibintu buri kunkorera uri kunkoza isoni muri rubanda Hageze n'umuntu w'umuturage wumva ngo umwiza nakunze umeze ngawe namuciye inyuma ngo jewe Simoni namusimbuje kariya gakobwa nahita ndanicizere mu ariko reka nkubaze kariya gakobwa ntabwo ariko kamaze ibyacu ndacyabona n'amavuta yo kwisiga hejuru y'abakobwa wirirwamo uzi yuko aka gahinda unduye ahubwo njewe ngize n'ubwoba kubera ko njewe ndanabizi ubwoba bwiki ko yiyemeje kumbabaza umva ngo ubwire kureka kugurisha oya none si nubwo mbaga mu gisirikare nubwo mbembwaga na leta ubwo ninza n'umugore nzamutuza abo guhembwaga na ubwo akarima ko warusigaye ugiye kukagurisha ingako zose ko wambaye amakoti inga zose wazimaze none ubwo ruko ninza n'umugore nzatura komera ifi n'ingoko komera amasho ariko numvisha ngo data ya neza arayigurishije ahurashike nawe shaka umwana ko turi kunamubwira ariko njewe mukuru wanje umuntu wanje akanubye marize data impamba adashaka kuduha imirimo nawe wakabonye aka gahinda unduye
uzi yuko ngiye kuzakabyukana ariko umunsi wo ku cyumweru ngagatura Imana kubera ko nari narabuze ituro. None ibyo nkubye ntaho bigukoze ahubwo bikubera umunezero. Ariko bikubera umunezero. ariko winyakura mukunzi. Mu bintu bibaho urambabaje cyo bikoze ku cyumweru ngiye kuzahimbaza Imana ndi kwitura akagahinda kuko nabuze ituro. Ahangara mbwire ngo mbuzemo nicamubonyemo ariko Mana ndarambiwe kandi narakuzanye ari wowe ngibonyemo. akorera umwana wanje kuri kureba kino kirikundira ukuntu kiri kundunga intoki ubwo nagereza umunani kiri kungubita. Oya umunane wowe yakwiye kwirengagiza niba gutunza intoki ashaka no kungubita. Ni umwana n'ubwenge bwo buri mu bwana urumva nubwo nje ndi mu gisirikare ubwo simeze ngo bana nawe ngiye kukubaza udahari agutega izikano. ubwo rero ni wowe wamenye no singiye ko manibereye mu kazi ka leta. Ariko Mana ibi bintu mbivuyemo umugore wanje agiye kuzagenda kubera turadukobwa ko natwo wagira dufite rukuruzi. Umugore wanje nawe yabimenye nta muntu ukoraga ibintu byihishe bibaga ngombwa akanagaragara. Mumba barire ndazisigaye hose ndazibaha. Ariko ni joro hereza munini. Halo ni kuri radiyo y'abaturage umva ngiye kukubwira itangazo ricisha kuri radiyo inshuro 6 kuri 6 mu minsi zashize nigeze guta umutwe umbabarire umbwira abaturage uzabasha kugutoragura azabasha kugucisha ku iyi nomero nakazambamagara ku iyi nomero 078 00 154 azagunjikirize azabona ibihembo bishimishije. Sawa.